Okay, murakoze cyane. Ngiye kubabwira ubunyamaswa bw'abantu tubona biyambitse ishusho y'ubukristo kandi atari abakristo. Ngiye kubereka uburyo abo bantu ari inyamaswa mu buryo twe tutari tuzi. Bamwe twita ko ari abakozi b'Imana. Ngiye kubereka uburyo ari inyamaswa zirengeje n'ubukana bw'incira y'inzoka. Ngiye kubereka uburyo ari inyamaswa ziteye ubwoba. Wowe kurikirana gatoya wumve ubunyamaswa bafite, umbwire ikintu wabugeranye nabwo. Reka mbereke uburyo bari abantu ari inyamaswa. Inyamaswa, nimvuga inyamaswa wumva inyamaswa ikaze, ariko ngiye kubwanje numva nta n'inyamaswa wabona wageranya n'ubugome bari abantu bitwa ngo ni abakozi b'Imana wabawungana. Ngaho nawe tekereza umuntu w'umukozi w'Imana twemera ufite ubushobozi, wa wundi nyine muri karitsiye dufata nk'umuntu ahambaye, agize gutya azanye umwana amuvanye mu cyaro iwabo ngo ni abakene ngo agiye gufasha uwo mwana, akamwaka iwabo hamwe muri karitsiye yakikorera inote y'igihumbi ku munsi, akavuga ngo agiye kumufasha, akamuzana mu rugo iwe, abwiye iwabo ngo ngiye kujya muhemba inote ya 5, iyi imwe ku kwezi, iminsi 30. Nawe ufate karikireta ukube n'ukwezi, inoti ya 5 uwo mwana azaba akorera amafaranga angahe? Ibaze ko nta n'igiceri cya 50 kirimo. Tekereza gatoya umbwire kuri ubwo bugome uwo mwana arimo gukorera. Tekereza nawe ubwo bugome uwo mwana ari gukorera. Ibaze umwana ufite imbaraga ubyuka noneho ahantu abantu babera n'inyamaswa. Umwana agera aho ngaho kondisiyo ya mbere bakamubwira ngo ni umwana w'imyaka 17. Aha ngaha iwacu mu gitondo 12:00 tubyuka tunywa icyayi. Icyo cyayi ngo ntabwo wemerewe guteka icyayi ngo kiraze muri teremusi. Ni ukubyuka mu gitondo 10:00 ugateka icyayi, warangiza guteka icyayi ugakoropa. By the way, abana babo bangana cyangwa se bari no hejuru yabo yiwe bariryamiye. Umwana w'imyaka 17 wazanye iwawe mu gihe gufasha, ukuntu ati ya 5 yawe umuhemba, yicaye abyuka 10:00 ukamuhemba inoti ya 5. Umva ubwo bunyamaswa. Abantu twarangiza ngo tuyintungane, tukagenda mu rusengero imbere y'imbaga y'abantu, ahantu habaye igitane tukabwiriza. Ako kantu mbabwiye ni gato. Ubwo ni ubunyamaswa buto cyane kubwo ngiye kubabwira mu kanya gatoya. We komeza utega amatwi umbwire nawe ubwo bugome abantu dufite. Ibaze ko umuntu ukora inoti ya 5 ku kwezi, nawe yumvire ubunyamaswa twifitemo. Akorera ifaranga rimwe n'ibice 6 ku munsi. One day umwana wabyutse 10:00 akaza kongera kuryama 5 z'ijoro, ari mu kazi, ahembwa ifaranga rimwe n'ibice 6. Warangiza ngo uri umukozi w'Imana ukajya hari ukirirwa ubwiriza. Noneho nyumvire ubugome ahantu abantu tubera babi. Ukiharakaza umwana amaze umwaka ahembwa inoti ya 5, akarwara, yamara kurwara ugatangira ngo arirwaza, ngari kugira ngo ahunge imirimo. Then can you imagine? None uwo mwana igihe cyagera ngo yagukoreye neza, amaze byibura 1 year cyangwa se umwaka umwe, wakora gashya ukamwongera inote y'igihumbi, bikaba 6,000,
by the way, umwaka wose yakoze ngo waramushimiye ngo yitwaye neza ngo tantine wanjye ukajya ugenda wirata mu bantu ngo ngende umumabuja mwiza ngende umupaturo mwiza umwana wanjye ngo umutantine wanjye akoze umwaka none ngo mwongeye inote y'igihumbi. Can you imagine? Umwaka ukarangira undi ukaza ugenda umwongera inote y'igihumbi. Umwana akagira imyaka 25 yaraje iwawe afite imyaka 17, ku myaka 25 ngo wagiye umwongera ngo ni umukozi mwiza, akaba ageze ku note yo 30. Inote yo 30 ngo niyo umuhemba ngo uri umukozi w'Imana ngo ufata neza ngo abakozi ngo yewe muri karitsiye ngo cyitegererezo. Pastor muzima, diakone, wa muntu w'imbere umwe kwitoro twizera, imyaka 25 kandi imagine ibaza umwana uri iwawe w'imyaka 25 uhembwa inote yo 30. Ibyo 30 ubwo ahembwa inote y'igihumbi ku munsi. Umuhinzi akora ngaho 5. Umva ubukome, umva ubunyamaswa twifite. Mbwira nawe, ese ko kuba ari abantu ni abakozi b'Imana? Uwo muntu imagine, mbwira uwo muntu umukozi w'Imana? Uwo muntu urumva ubunyamaswa afite? Ese reka tuvuge umwana wawe, kubera icyo ufata umwana wawe ukavuga ngo umwana wanjye ndifuza akaziga mu ishuri ryiza, ndifuza yuko yakubaka etaje, ndifuza yuko yakubaka gacurama, ugakora mu bintu tunze umwana wawe ukamuhama ikintu. Niba uri umukozi w'Imana wiyemera wumva kabisa wuzuye umwuka urimo imbaraga z'Imana, fata uwo mwana waje iwawe washimye wagukoreye neza, ugire gutya uvuga ati muguriye akarima iwabo mu cyaro. Umuntu uzakora icyo kintu niwe uzanyemeza ko ari umukozi w'Imana. Naho umuntu ukora utwo tuntu tw'ubusabusa akagenda yirata, mu izina ry'Imana ndakurahiye nta bukozi bw'Imana, uri inyamaswa, uri umwicanyi. Ibyo bintu nimba ushyigikiye, jya muri comment kuri YouTube channel ya Cyizere TV umbwire ngo uyu muntu ukora ibyo bintu umukozi w'Imana cyangwa se si umukozi w'Imana. Murakoze cyane, ndabakunda. Ciao ciao.